birangira byose byo naririmbye bimbaho bro. Nahise mvuga ntabwo nzongera kuririmba stories z'abakoboyi neda kare ntabwo ngo Ntakuri ukuntu wakubise negiza agatsitsino. buriya reka nkubwire umusaza haranditse ngo mu bitugu by'umupfapfa ntabwo hajya habura ibiboko n'ubu ibitugu by'umupfapfa bikwiriye inkoni bihoramo ibiboko ntabwo hajya habura ibiboko ntabwo bijya biburayo rwose. Ubundi se hari umuntu w'umugabo ukubitwa? Nta muntu ukubitwa, ntazagire kubeshya ngo iwaba arakubita, nta muntu ukubitwa, nta muntu w'umugabo ukubitwa. Uriya nunisanga muri situation asante sana apana inkoni ziri spirituel kuko inkoni ziri spirituel nk'umuhungu ugomba kuzikubitwa ariko inkoni ziri physique ku mubiri pain just pain nta mugabo ukubitwa imbwa nizo zikubitwa buriya wisanze muri situation yo gukubitwa urabita wikarasa urabita wikarasa uvuga ati ariko ubura kuba in a wrong place at the wrong time. Ako fireman atanga ukuri kose. Riderman rero sasa umva nawe ahantu ari. Buriya ibintu byose urumva ushobora kuba ushoboye ariko udashobotse shaya abantu. Bakumunjiye rwose. No kuvuga ngo arashoboye ariko ntashobotse. No, Riderman ahubwo arashoboye aranashobotse urumva niwe muraperi wa danje ufite consistency itabaho kabisa. Naho abandi bo kubera yuko baba bari strong yenda ku ruhande rumwe avuga ati iki kintu nta wundi muntu n'umwe banakigereranya nawe. Uko byagenda byose arahandi nanone abari weak ariko Riderman yewe anameze nk'amashyiga yose azengurutse gusa urumva ahantu wamenya. Iryo jambo rirakomeye. Ubu ngubu ngomba kugukoma erega aho yaciye ni hacurwa ngo mu magambo nansinzi bayitagira igitambo kandi isi yuzuye inkumi muhire mbwirira Sasha sinzi niba byibura warabisoje wenda igitero n'iki byose kuba benda hamwe ibyo nta birenze abandi se karo abatinganya njyewe ko nshaka kuzakora icyo bita one man show apana zino zaba bakobwa nabo barakocora n'abagome n'abacuyi ariko nta help nimwe apana kuvuga ngo niga ngo twakoranye yingaraza kuza ngo njyewe ngo mbe mpagaze ndi kurya imiyaga no mare iminota 180 ndi kukubwira ibisigo n'ibyivugo mu kinyarwanda mbiya n'injyana rero ariko nyine nago gusa nyine urumva icyo kirarenze uwo ni umugisha wa danje ariko umugisha barawuhiga umugisha naguza uko ni nk'umuvumo nawo uriya ni umuvumo nawo bawirukankaho tu. Riderman niwe muraperi ufite umugisha ariko ninjye muhunga Imana ikunda kurenza abandi bose amateka yose y'isi yigeze kabisa oya bwo Kimece uri wa mbere kabisa zano nandukaniye na Jesus Imana oya Jesus apana Imana Jesus ninde uvuga nuko yagendeye hejuru y'amazi umwana w'Imana Jesus we n'umwana w'Imana Imana ikunda ngo kurenza abandi bose amateka y'ibihe ariko njyewe n'abandi bose amateka y'isi ubwo ni ukuvuga ngo mwebwe n'abandi oya ngiye Kimece ngiye wallahi fireman ngiye kuva kera urumva buriya itanga ishaka iriya ndirimbo bro yarankomye kabisa icyo ge nabaga wenda ntavuga ariko itanga ishaka wakoranye na King James bro iriya chorus yawe nkubitaho gato kabisa muting anyway banumva nyine nuko abantu bayikunda bumva nyine nyine bumva gukorera abantu gusa banumva iriya ntago ari iri strong hari boro yitwa dushonje duhishiwe papa dushonje duhishiwe featuring nayo ni featuring cyangwa ni njyewe njyenyine bw'ikizere ntaho cyagiye bayo nitwibagiwe we ariko wamugana ufite akantu k'umwihariko mu gihugu nakaronda nta bundi bahatari ni yansayidira wajeze abana bakompeta amagini nkumva umusatsi urahagaze kabisa
Sure. isa Uzi ko ubundi buriya bwana nari nzi ko mu bantu wemera buriya na Dipija arimo. Ipi ni umwanditsi wa danje ariko ntago ari umuraperi urumva rap ubwayo rap ni amagambo ahinnye ni rap R A na P Hi, Fabrizio. rhythm Thank you. and poetry see so when it comes about DP ayifute nkunda ntabwo rapinga nyine tu ariko ewana poesie irarenze kabisa Yeah. poesie irarenze ariko there is no rhythm anyway urumva rap ni nuko afete ni ibisigo n'ibyivugo mu kinyarwanda Yeah. nk'abahungu ubundi tugahita tubihinjyana nk'amatafu tukabihinjyana byasusa Aya mwarakoze bro, mwarakoze abatabizi nyine ntago babyemera urumva ariko salute Muri comment mwarakoze urumva bandika kandi ati n'ubu blessing muracyakora. fireman, blessing, Abantu ahubwo ndasikandaho blessing fireman. bro njyewe rero buriya kumbwira ngo nkandeho namukanzeho nkigera ahubwo abantu bari muri comment hano hasi nibagira bamukandeho bamugeze ku 30,000. wallahi none wumva ko inyanza bogeze Ariko Gatsinzi yagera umva Embassy ahubwo gushyira kuri momo nibyo byiza. kuri Eh, mama. dore twamo Iyi ni nimero ya Fireman iri hano. Banyarwandakazi mumukandeho kabisa mumwoherereze ku kanyenyeri ku kamobile money. uko Iyi mu nimero iri Rwanda hano muri bucya, screen. abikore uko mu Rwanda buri gucya nibwo Yeah. turi kubona abantu benshi kuri pano, dore bamaje kuri 170. barabizi byibuze wenda ewana ariko ahangaha hano nongeye gukora imiziki nabibonye ubundi urabona Bayibonye abatipe ndajya nzisoma, ndajya ngusoma izina rwose. Benihirwe Christian, blessing brother Vayo. Oya Fire mwarakoze bro, mwarakoze kabisa, mwarakoze bikomeye urumva. ariko rero Niyo Media Connect Rwanda, kamutemo kabisa, mutemo media. Nubwo mutarabona ibikwiriye wenda mugomba ariko muzanabibona bro. ariko ntabwo Twandikire niba bamutayemo. Uwo yashyize kuri momo yandike muri comment, turajya duhita tuyisoma tumubwira arebeho. Yeah. reka tujye muri cadre yo kuvuga ngo nakora twabikora kuko when it comes about twarakoze biba bishatse kuvuga ngo enough is enough kandi reka dufate nk'iyi mutekerereze wenda njyewe ntabwo niyumvisha ukuntu njyewe in my 20s mu myaka 20 Sandrine, welcome. wallahi numvaga ni gute nashoboye kuba nakumvika abantu ntabwo ba Media Connect mutemo munyandikire ikintu gikomeye. mfite imyaka 20 kugira ngo nkon filme mu mutwe baba barimo matieri gusa kwa sinzi tu somehow so rero uyu munsi ubu ngubu Yansengerize urakoze nawe. ubundi mbere twavugaga ibintu twumva kumva ukuntu abantu n'iki tukabishyira muri slang ariko uyu munsi twabibayemo papa ubu nsigaye njya kwandika ikintu abantu umutima ugakubita avuga iki nacyandika kikambaho ugahita ariko ugifite ukiri muri 20 ntabwo wajya kubitekereza batagurekura. avuga gatujya se birarenze ati ibyo ntabwo bibaho. abarara babyibeye babivuga nkahita mbishyira muri sirenge nk'abakoboye barariwe byahe ko nabaga ndi buryama kuri midi ugifite umuntu ukwitaho utaramenya yuko ugomba kuzabyimenyera. ufite abakozi 3 n'abazamu 2 ababyeyi 6 agatora mama za famiye zararegeje ngo nizakora mucaka ariko cyokoze kuvuga kuri umuhungu shuma ako nayo bita kuvuga kuri umuhungu waje Ubwo rero byumvikana ko Jeskizo kuvuga kuri umuhungu nibyo byagize umuhanzi ntabwo urayidohereza. ariko abafana babana muri comment banandika indirimbo bari kumva ushaka ko bakubita none ubakubita imirongo kabisa banakanda. Oya bakandaho kanyenyeri ariko turasoma n'ibitekerezo byabo. Hari uwo mbonye uri kuvuga ngo Capiropi mufata gute? Yitwa IY. Capiropi ni umwami. Capiropi
reka mbivuge muri buno buryo sibyo kuko iyo bigeze nyine n'indi umva habwirwa benshi akumva bene sibyo. He made me look. See? niwe wakugize mbese niwe ukugaragaza uko ugaragara ubu ngubu niwe wabikoze. Listen, yaranconesheje tu like umva ngewe I was young nyine muri bose no born and raised hamwe na Dogi abantu buriya mukurana rukuntu nyine still mamupiyana somehow ako he's the one who got me all this confidence I have. Ariko Polly made me fireman. Anyway, I'm not fireman by the way. I pretend to be fireman. I am Francis Godson. Godson, Mungu w'Imana kabisa. Ako kantu ugakubita. Umukombe, thank you very much. Umukombe, thank you very much. Umukombe ni capacity J. Umukombe n'umuntu bita Gatsinzi. Nibo ba mbere bakanikurikira. Witwa Vene arimo arabaza ngo none se arabatamo mwebwe mutamukandira kuri momo mwe mumukande twamukandiye. Uretse gato reka twongere tumuzamure tumugeze kuri 30. Tumuzamure tumugeze kuri 30 guys. Twongere dukande abantu bari muri commentaire mureke kuvuga ubugambo gusa mutamukandaho namwe. Naga ari abantu bari kwipana gusaba byemerewe. Good Sergio, thank you. Wohereza turasoma izina. Wohereza dusoma amazina cyakoze bro cyakoze fireman ugirijwe papa. Ugirijwe kabisa riri unique bro. Ijwi ryawe ni ryo rya mbere ngenda rwemera kabisa. Mbasti wihariye ijambo. Nagufata umunwa. Thank you umukombe rwose burese avuge thank you. Ariko Taifa umukombe wana ya mbere umukombe mwana wa mama umukombe kabisa umukombe babari binyandikira kanimero kanje nako kari hejuru mwana wa mama. Ariko rero hari n'ikindi kintu ngiye numva tu nabasaba nk'abavandimwe tu sibyo umuntu wese uba wageze umutima we wana wo kubikora mwana wa mama urumva mwana ngewe abana b'abantu bankuye umutima ku rwego rw'uko yana iyo umuntu njya muri ikintu ngewe nakwikorera icyo kintu mba nkimugiyemo inshuro 7 mbere nyiri idage urumva nyine santima n'iki nari namenye bizambaho n'iki byo urumva nabaga mfite umutima wo kuba nakora ibyiza ariko ubu ngubu n'ukwibibi nawe ndabimuha ntago njya muhereza kuko n'ubundi nasanze nakuri ukuntu wakubise Negjiza agatsitsino. buriya reka nkubwire umusaza haranditse ngo mu bitugu by'umupfapfa ntago hajya habura ibiboko n'ubu. Ibitugu by'umupfapfa bikwiriye inkoni. Bihoramo ibiboko. Ntago hajya habura ibiboko. Ntago hajya habura rwose. Ubundi se hari umuntu w'umugabo ukubitwa? Nta muntu ukubitwa ntazagire kubeshya ngo wabarakubita. Nta muntu ukubitwa nta muntu w'umugabo ukubitwa. Uriya nunisanga muri situation asante sana abandi inkoni ziri spirituel kuko inkoni ziri spirituel nk'umuhungu bugomba kuzikubitwa ariko inkoni ziri physique ku mubiri pain just pain nta mugabo ukubitwa imbwa nizo zikubitwa buriya wisanze muri situation yo gukubitwa urabita wikarasa babita wikarasa avuga ati ariko ubura kuba in a wrong place at the wrong time. Ako fireman atanga kuri kose. Fireman ni kwadiri ngewe nemeye. Bamwita Sasha. No Sasha na waraje. Sasha na umugeze ku bihumbi 30 mu. Sasha aho wansize ni wanyiri. Fireman. Umukombe. Mukira wanjye. Umukombe. Yo, wamaze n'ubundi kuza muri genge mbabarira ngire muri garero ukuremo ikintu runaka bro. Umuntu wese wohereza ikintu kuri fireman turabisoma. Umukombe. Oya momo no kujya turajya dusoma ajya yandika muri umukombe ngira muri garero mwana.
aza kukubwira tu abakaze bamena meranje batazi iby'isari abanyemari n'irari kurota ibyana n'imbari by'abagize bitwari urumva kubaho amaboko tutangana ntihaburamo intonganya kandi ibintu ni byiza nka habaho guhiga no guhuguza hakaba guhirwa byabiyanga ugashingiriza yayo jye nahisemo kubagarira yose anahangana esonse aba impamvu mbi ahubwo nzima icyo bibye ari cyo usarura mu buzima reka ruba gira ku mayange isi yameze amenyo nyamuneka imeneriba ganurungano muri rusange kurwubika ngo he ariwe rw'uburange sobusa ngaho ibyo biganza baduteruza nanone ari nabyo batwicisha gakuba ukuntu bigira inyange ngo tubasange nta n'uwaguhameranje tukatura inama tugapfa nk'ibirura turya inama baduhanga ko bitwara bidahuda baturaga imanza bananiwe gasanga ari twe bagiriza umwanda bakatiwe reka inkoni ihira igihe nyamuneka naho kujahura biraja ukadohoka shome ntabyibanga nima nanjye nkuhe kuko ibitambi nari ryamurye y'ubu ndirenga ndegera nawe ndegera ubona ari nasanze ari ndegera inshuro nyinshi ntagihinduka byemera biti by'imbuto imihanda voka n'amapera isuku n'imitako byiyongera zo vitamine ntabyo mbizi ubwo zirerekera kayunguka y'umuhini mushya bakuba jene baguzweho ngo hagomba gushya gusa ngo nta gikwe ngo nta n'imyaka ijana ya cya kirondwa ku ruhu gifata itazi inyama reka ruba ducire ku mayange isi yameze amenyo nyamuneka imeneriba ganurungano muri rusange kurwubika ngo ariwe rw'uburange sobusa ngaho ibyo biganza baduteruza nanone ari nabyo batwicisha gakuba ukuntu bigira inyange ngo tubasange nta n'uwaguhameranje ducire ku mayange isi yameze amenyo nyamuneka imeneriba ganurungano muri rusange kurwubika ngo he ariwe rw'uburange sobusa baza baduteruza nanone ari nabyo batwicisha tuzamuye kuri 25 ku gatarani mwana wa mama umudakandara gakuba OG. OG. Thank you. Wohereza gift rero dusoma by'ubutumwa byo ni byinshi. Reka mbabwire akandi kantu rusasa. Thank you gakuba OG. Thank you. turabure Igihe cyara mbere ku bwa cyara urumva kubera kunyura umva ukuntu generation imwe irica Gabanya imiziki wabo. Uri gucuranga nagabanya imiziki. ibyo byatumye bamwe muri twe dukurira mu buzima butandukanye yewana kuko cyane cyane natwe cyangwa abanduta cyangwa abo ngana nabo ndatekereza ko batagiye bahura n'abakobwa tubihagije nk'uko abapeti b'ubu ngubu baba bafite privilege yo kwikoresha imitwe y'intoki. No what I'm talking about now. Kireka nk'ufite sister we. Ibyo rero byatumye yewana bitujyana muri imitekerereze nyine yewana iri maskire cyane munyengo ntabwo nakwiteza baby ibyo ariko ni ibiki ko nagoswe mbere kuko nuko uricuza se man iyo nza kuba narimenyaniye n'ibyana byinshi cyane n'iki kuko abo abana bajura abahungu bakantu banyeretse rwose abo nzabakumbura uriya ukuntu aba baby baba bari baba boroshye mu urumva bafite n'umutima tuburiya urumva nawe nyine iyo mwigishije gufata ako gakanu arakajwigiriza ni kawaida ariko nyine uko biri nyine uko biri so rero uriya uko kwa kundi bahora batanga ibyishimo kwa kundi batanga ibyishimo Izere nshuti yanjye. Thank you. kwa kundi batanga ibyishimo natwe uririmba imihanda kurimba imihanda rero sasa nababaye nimugoroba nahisemo kuzajya ndirimbira Yoko Dios ikuye. ari Kiwani. ni izina ry'Imana bro. Iyi niyo muri mondial. Niyo muri mondial bro. Kiwani. Niyo muri mondial mpfiki gihe.
ejo yabereye mu kihe mwarambabaje gihugu? ndavuga ni ngomba kuyibereka. iyo niyo kuri temu Niyo muri sha. mondial yabereye mu kihe gihugu Jeswi? Iyi Niyo ngiyi ni muri kuri mondial. temu. iyo ni nk'iya Superman. Izakinishirizwa muri Mexique papa. Aracecetse. muri Amerika ho Gisele. Dukomeze na Fireman. Cyahari. Dukomeze na Fireman karagaciyemo ko ejo mwaransuzuguye ngo ntago ndi agent n'ibiki byose nagira ngo mbere. None se uzayikoze iki utashoboye kwitera? Kandi agiye kugurisha biramahira Bedi. 9 ryanjye ririndwa mubi. Bagiye kugurisha Ikibazo ni ukwiruka. agiye kugurisha biramahira Bedi. Muze kongera yumvise akantu muhere yavuze. erega nimero 9 ntabwo na ngombwa kwirukanka nshaka nagenda ngajya kurarira ukohereza baromita birangiza. bya bindi bya jiro Umva fire. yes sir Ntago wenda nzi aho uyu mutipe aherereye yitwaga kuba OG urumva? Yaguhaye turabo tubiri buriya nta ujyaga icyo ari cyo cyose uko cyaba kimeze kose. So aravuze ngo arakwemera cyane umushimire nawe ntari biti. sante sana gakuba uri ugucumisa ingufi ntago abakwimye ukwiye. Urakoze cyane. Ngaho komeza story twiganirire. Abantu ubwo rero sasa mwana byatumye ngenda ndirimba ibintu nyine abantu birangira byose byo narimbye bimbaho bro. Ahise mvuga ntago nzongera kuririmba stories z'abakoboyi. Neda. Nta gatuza gifite k'imigero. Agatwenge ka Taifa. Akubisemo akantu ka Neda numva ndacanganye. Ati Neda. Ubu ngubu ngomba kugukoma. Erega ho yaciye ni hacurwa ngo. Mu magambo nansinzi bayitagira igitambo kandi isi yuzuye inkumi fanga. Muhire mbwirira Sasha. Sinzi niba byibura warabisoje. Wenda ubusaza igitero ni iki? Byose. Cyo tuzi imbogege zose neza nkuko turya inoti nzima n'izipfuye. Yanze kugutamo ubumwe. Wowe rero n'abandi abavumbye. Waramwita Mr. B. Thank you Mr. B. Ngo bamukande. Rero wiserango ya Kigali wishe yangu yumve bigucange. Kuba benda hamwe ibyo nta birenze. Abandi se karo abatinganye. Ibyo kuba benda hamwe uzi ibyo ari byose. Aribi herega shenge ndi kimwe na Yohani. Ni bya Jessica, ni uwitwa Jessica. Oya ninde uvuze gutyo ngo ni ugufata umugore umwe wapi ntago ari byo hari. Ni ibyo witwa Jessica. Jessica muramuzi ukunda kuvuga ngo abenda hamwe. Nuko washaka umuntu ariko Fireman arimo arabaseka ko njye nababwiye story ya Jessica. Jessica ajya avuga ko ngo yari inshuti nande na nyakwigendera. Jessica ariko akaba yarasigaranye n'umuvandimwe. Inde njyewe monje swi. Badeko nahita zana Njyewe monje swi. Neda. ahita anaceceka de. Iyo baro komeza uyikina ariko. Ntawe uri uyishote. Ngeze ko ndi umuhungu w'igikondoma navuze ngahita nigendera ngo abahungu bakomeze. Abahungu bakomeze. Nambaye imyaka 15 koko ako kajire urumva ka bakare. Yitwa Yin ntabwo mbashe gusoma ariko mbonye Yin. Yin and Yang. Yeah, mbonye Yin ngewe mbonye indi Yin and Yang. Abakoboyi mu mugeze kuri 30 kaza wangu hano bari namamo irimo irakora wohereza kuri mama twandikire muri comment dije tungera arebeho. Mr. Red brother boy. Twagataye bro. Buriya mami ruta coins akabavunjira ngo Petero ngakavunjira. Thank you Gakuba ubundi Gakuba oji nk'ibyo wagakubisa yara kuri mama ugahita utwandikira ntari ibyo afite byose nashiro ntari uturabo mani ntago tubara kandi turaba tuvunje muri mama byaba byinshi. Cyokoze hari n'ukuntu noneho yanagakanda aho ngaho agahita nakanda no kuri momo nkahita mvuga ati cyokoze mwana wa mama. Ariko ubundi momo niyo sawa iriya nimero irara ya Fireman muyirebeho mu blessing is good guy. Yeah man.
Yin and Yang. Thank you, Yin and Yang. ubundi buriya njyewe mfite identité Yin and ebyiri Yang is z'abamama. black and white. Identité ebyiri. Je me demande si j'aurais une double mort aussi. Quelqu'un peut parler le français un peu? Oui, oui. Voilà. Ah, Moi, j'ai une double personnalité. Je suis Francis et je suis Fireman. Mais je ne suis pas vraiment Fireman. I pretend to be Fireman. You already know. But I am Francis. But I pretend to be Fireman. People love Fireman. But nobody knows about Francis. You guys, kuko mwebwenda tuba turi no kugamba turi kuvugana nyine just like that. At least you can read me and yenda wanasomuka vuga ati anyway, this nigga is, be like this or like that. Ariko when it comes about Fireman, banumva umuntu abambwiye nkaho ndi abahashisha. That's the urashaka kudifferentiatinga Fireman and Francis, right? Actually, urumva abantu bakunda Francis n'undi muntu na Fireman n'undi muntu. Absolutely. Nicyo ushaka gusobanura. Kuko Francis ni Papa Freya. Thank you, Gatsinzi to Fireman. Yeah. Yin and Yang. Gatsinzi ni capacity, Gatsinzi ni mubi cyane. Gatsinzi nabonye. Umva Gatsinzi azaza mu bantu bazandikwa mu bitabo iriya mibare iri hariya hejuru Fireman afite nka kimwe cya kabiri. Ariko Yin and Yang nawe n'umuntu bita umukungu. Ya ndirimbo ya Jay ngo na gato n'iki harya nawe njya nyibuka neza njye. Kava kwiguye. Gatsinzi to Taifa Bruno. Everson, asante sana Gatsinzi Everson. Merci beaucoup papa, asante sana Gatsinzi Everson. Iyo nimero iri muri screen niyo ya Fireman. So umwoherereza atwandikire comment tuyisome tumubwira checking momo ye. Everson, asante sana papa. Asante sana. Ugiye kwita kuri comment mani, comment aba ari nyinshi kandi noneho ubu ngubu urumva hari ukuntu ngiye noneho kwima icyo bita ingoma. Bamye bayirwanira, abafite ingufu bakayitsindira, barwaye imitima si bibera kwa Gasasira. Ubu rero nanjye ngiye kuyima rero sasa. Bakurwariye imitima bajya kwa Gasasira. Ingoma. Sinzi ngo ni abami abandi bakita abatwari abandi. Ubu rero iriya ngoma noneho sasa the time is now ko nanjye nyima. I'm about to be King Vayo. No more Fireman. No more Fireman. No more, I'm about to be a new artist. Kandi noneho kuri iki gice mbereke uburyohe bw'ubugeni nyine tu mu bisigo n'ibyivugo mu Kinyarwanda kandi mu njyana y'ikinimba original. Yafaye urashoboye kabisa, urashoboye urumva kandi uranashobotse. Unshoboze mwuka byaramwe cyane. Ikintu cyose washobora wakora cyose kabisa cyagenda neza. Ariko buriya yataba mwebwe ntago nari kuba ndi Fireman. Muki yataza kuba Freya wanje ntari kuba ndi umupapa. Yes sir, ako kantu niko kabisa. Papa Freya. Mwebwe rero sasa ni mwebwe nyesha kuba Fireman. Ese Fire ninde wo kwitoragura akakuzana muri Tough Gang? Ibintu bitubaho ni ibidukwiye, ibyo dushaka ntago ari byo byacu. Nyine ninde wakuzanye? Reka mbivuge mu wenda muri buno buryo ni Bulldog. Ariko nanone reka twe kujya kure cyane nyine just like that. Ni Doggy. Ese undi muvandimwe bitaga Twizibo we yagiye? Arahari ni umucamanza mwavoka. Yararirimbaga yararapaga nawe. Ahubwo Twizibo niwe mu Tough Gang, abo bita ba Nest Ballet, abo Eve ni mu Tough Gang, Click. Ariko Tripoli, Bengazi. Ariko Fireman. Fireman.
Oh yo. reba iriya ndirimbo ya All Stars ya ntuza ya Paxson. Hari umutipe wari urimo waririmbyemo igiswahili, agatipe gato karirimbyemo intuza y'igiswahili. Uriya bamwita Inspector Lewis. bamwita Inspector Lewis. uza ahantu yibereye ubu ngubu, ariko kari kazi yibereye za Nyakariro, ubu ngubu ni umukarani. none se reka yari badubaye umutizedi cyangwa ari umunyarwanda? Yari umutizedi cyangwa ari umunyarwanda? Umunyarwanda tu, ariko nyine kwa kundi ari mu kintu cy'ubuvunjirane nyine nk'uko kose. Ariko rero abaye za tizedi ko yarapaga igiswahili cyuzuye bien. Ubundi buriya ururimi umuntu yandikamo narwo rurimi umuntu abatekerezamo. Nashaka kuzamubaza uriya mutipe kabisa. Iriya ndirimbo ni koko ni nziza cyane. Ni yarakocora. Ni nziza kabisa. Babirwaniyemo sha mwana wa mama. Agahita areba akavuga ati singiye gusangira inyanya n'inyoni. None tugiye kwikorera imirimo y'amaboko, nanjye nkavuga ati nzamansura nzabagirana ingurugunzu nkiringagi. Ari mu mujyi se je ari kubeshya mbere Nyakariro ari mu Gatsata. Bo akorera mu Gatsata, sinzi yenda ahantu aba, ariko akorera mu Gatsata. Ariko mani impano zanyu mani ntimuzatume bizima kuriya mani, mujye mugira gutya muhure mukubite nk'ingoma Fazari. Bro ntabwo ari twebwe, ariko uzi nk'ubu mwikusanyije mukavuga muti dufite ikirori mu gato. Uzi ko na stade mwayuzuza. Ni mwebwe mubigena. Reka nkubwire none ikibazo dufite twebwe hano mu Rwanda bro. Uyu munsi nk'ubu ngubu urabona iyi pano bino turimo niki, at least urabona ko bisa nkaho turi abantu bari kuri nyine même niveau nyine y'imitekerereze, umva thinking capacity. Thank you Fernandez. Thank you Fernandez. Iyo bigenze ngo mu bahanzi, ngo mu buhanzi, mbona uri gusamba wese aza gusambira mu buhanzi ngo afite impano, ngafite impano. Fire. Uriya ubona muteguye nk'igitaramo nka kuri wenda iriya Tough Gangs. Baba ati twe tugiye gukorera hariya muri BK Arena. Ntimwayuzuza. Utagiye kubeshya. Ntibabona naho abantu bagiye. Nkabona abantu bagiye. Ahubwo ikibazo nicyo bita organiza. Mwe mwihuje byakunda. Organisation umva. Kuko ibintu byose ni procedure tu. Ahubwo abafana bo murabafite, nanjye mari rwose nakwinjira. N'abandi nabo batayifu icyo nzi cyo nta wasigara. Nabonye njyewe ko nshaka kuzakora icyo bita one man show. Apana zino zaba bakobwa nabo barakocora n'abagome n'abacuyi, ariko nta help nimwe. Apana kuvuga ngo nigango twakoranye yingaraza kuza ngo njyewe ngo mbe mpagaze ndi kurya imiyaga, no. Mare iminota 180 ndi kukubwira ibisigo n'ibyivugo mu Kinyarwanda mbiya n'injyana. Asante sana Fernandez. Thank you very much Fernandez. One man show. Ibyo bintu biragoye, ariko aho kugira ngo njyewe nzarangize career bino bintu nabikoze, kuko mba numva yuko ari n'igihe ntanatinda no kwisi. Nashaka nk'abapasura hano turi abantu desa 100 gutya na 160. Ndebera n'ubundi dore ewana nk'akantu munyeretse nani cyabaye, ubwo se noneho nkubisa gahanga hasi nkaza mfutse, noneho nkabwa ati ibi bintu mubinkoresha abakoboye dore n'ubundi ndi umugaragu wanyu. Cyo noneho tukayitegura tukayigira ubuntu. There is no excuse ariko abantu ntago baje, no. Utanga ama invitation y'aba VIP bazicara ahantu hafresh, ariko rubanda ruze. Mbiyereke itandukaniro ry'abahanzi n'abahashi. Hari ko je ushaka wapanga icyo kintu tukazagikoraho. Ubushobozi burahari. Fireman tukamukorera icyo kintu kabisa. Ubu ngubu umuntu wambona ahita avuga umushara rwose ari kwibaraguza dore yabaye umukecuru. Ntago bazi n'abatabizi. Mu Kinyarwanda cyiza barabanga abatabizi bagicwa no kutabimenya. Ndakumva. None iyo gahunda Fireman avuze nta kuntu twayifata tukayishyira muri system. Reka tuze kubivuganaho noneho nta ribi. Twebwe ku giti cyacu ku ruhande. Duhite dukora akantu kabisa.
Fayama hari umuntu wakomeje gusaba muri ngo ari igitero waririmbye muri Bafana witwa uyu muziki The ureba Superior Construction. uyu muziki ureba uri mu byankubo y'amavi badahwema kuvuga ko bibamena amatwi namba kwizima nanze kuba inkoma amashyi ngo nciye ubusa mu ndemera mpabera indushyi hitamo kubanza kwisuganya Embassy nyabanza n'abakunzi Embassy menya funga n'indyarya mikoro. Yes, bisabye mu birura ndi nta mu rukundo rw'injyana rutuma nitanga erega icyubira ntago cyapfa ubusa vuba cyangwa bitinzura turitsa bagahigema aribwa kuko nta ruhare babigizemo nk'abaseka bisaba ibitambo ni byinshi twima twiga guca bugufi mu mucyo no mu mwijima kwishushanya no kwisanisha n'ubuzima nibyo bitugora iryo kuri turarikocora twigarurira imitima y'abafana ntawe ugishidikanya imirongo ifite ubukana icyari n'ishyano riganisha ku nzangano umuziki nyarwanda kandi urambiwe izo ntonganya uwo babajije ngo wapi ngo ntibashoboye ngo baza n'abanyamahanga ngo kuko ashaka ifoto ye wibuke rubanda ishaka uwayikocoye umuswa akima abantu ibyishimo ngo afite inyogo ye hari n'abiyumvisha ko ari bwo busirimu wapi ibyo ni ubupfapfa iby'abapfu biribwa n'abazimu nje narenze icyo cyiciro cyo gushaka fame fatisha aba mbere banyumvishe nca kuri FM icyo tuzaba n'ikirajya hagaragara nayo mpamvu tugisangira amaminwa ko nta kinanira umutima ushaka Vayo. uko musa ntago kurerekanwa Faya. abo kwerekanwa mwana wa mama hari igihe bizakunda kabisa. atinze mu cyaha byoroshye kuzimya umuntu ngo yari agiye kuganira na batwumve Fata. Fireman musaza. uriya umuntu w'idage cyangwa inasome biba byoroshye kumuzimya cyangwa se umuntu n'ubundi waje mu ngobyi akaguma mu mugongo umva yumujishuye nyine n'ubundi ahanuka nk'ibere Yeah. iyo umuntu we n'abantu be n'Imana ye yavuye mu ngabire yiherewe ataguze mwana wa mama ntabwo byoroshye kumuhanura nyine tu uramwiga reba imyaka yose ishize uyu munsi ni 16 ariko reba byibuze attention muba mwana wampaye you see how uzi bino bintu ukuntu mba mbibona Yeah, that's why man hari fame yanyu urumva mama mufite abafana benshi bagari. Ahubwo ikibazo ikintu cyo kuvuga ibitaramo ibiki abantu bongere bababone urumva bantu nyine bakomeza bakandamiza urumva nicyo kibazo bamugani bakazamura batari ngombwa urumva abafana banyabo ni nkamwe nyine munanariza ufite n'umurongo runaka kuvuga uyu murongo warankoceye kuko urumva bawa bihaye time ukareba ko nananditse nanatekereje ukanariza no like kandi n'ibintu wasomye ni byinshi ibintu byakunyuze mu maso nawe ibintu ntago na ariko ewana akavuga ati no ntago dushaka umuntu uri gutekereza uri gushaka gutoneka abantu oya dufite kuganira na Jay tukazakora icyo kintu. Imiziki uyu munsi iri gukorwa niyo guhurura tu simplement bakaba bamushungereye akagira ngo yatwitse sha abana bwonga ari trending induru zavuze abana bakavugize bakamuvugiriza induru akumva ni impundu umwana wa mama ese ni ikibazo ariko byibuze nk'ubu ngubu ngewe mbona mfite abantu nk'aba ngaba ubundi se bari abajura baba bashungera sha mwana uretse gushungera n'ubundi wa mugani ngo n'amafake tekereza ariko kuba umuntu umuhanzi nakubwo ni umuhashyi ariko afite account 20 sha mwana wa mama account 20 ubusabwira ko bari kureba hano harimo bari kureba ibyo urimo bo abenshi absolutely barabizi ariko ngewe ko ndi umuhanzi ndi umunyabugeni ntari umuhashyi yeah exactly ntabwo bazibagirira ibyo nabakoreye Rusizi abari bahari Musanze n'Igisenyi ku mazi bazaba ari nkiri umuhungu mvuga ati mazabaze ariko ubu narakanzwe nsigaye mvuga ati nibereye koko ntoragura ibigori kugira ngo batange abaha ibitero biremereye mwana wa mama ariko Fire hari indirimbo z'abatavuga nk'izindi ujye umenya zari abahanzi bandi zose hafi ya zose
hafi ya ese byose. ubundi unkunda bingana iki aho nuri kunkunda hamanuka gusa Iyo ni story y'uwo bita Malayika. iyo ni iya ntuza ariko iyo niya iyo Bruce ni iyo niya ni iya Bruce melody Melody niya Bruce Melody na cyatsi kibisi na ntuza na green p. Ubundi yatangira indirimbo yitwa Malayika. Na Malayika. Suizi Malayika ya Green. Ni story iri successful. Ni succession ya story imwe nyine tu. Story is successive. Uga hari waze kandi ukombe bukuyemo yongiyo n'umukobwa ndiyo ni Malayika. Once upon time bebe mwe bitaga Ange umva n'umundi Malayika wala yamukubita bingana iki yahise amukubita indi bita noneho ngese uzihangana urabona muri cyagiye noneho uri muri 26 7 8 ngewe tayari cyo gena ngiye kujya gukora mucaka handi nyine utangiye kuba desespero uvuga se wallahi baby none wazategereza kweli ndacyaharura inzira zigana huri ariko mbabazwa nuko nta kiri mu rwuri ariko iyo ati ya Green murayizi ze thank you ku bigori uri kutwokereza ibi bodaboda bari kutwokereza ibigori ca niko ari kwandika kohereza ibintu ati ya Green yo ni yindi Emera Fireman byatarejeje. umva rero buriya nabaye umugaragu we kabisa nabibonye abaye umugaragu we wumve ngo ifa yo abyumvishije Fireman ibintu ni uburyohe kabisa uri umuntu w'umutaramu cyane. uburyohe ni ukuvuga ngo ewana uretse Freya wanjye ubu ngubu na Sasha ndi kumubaramo imfirizone nyinshi cyane wana n'ingeri. thank you niyo nsenga Beze ntabwo ugomba gukorosinga nta ngeri si n'imfirizone nyinshi cyane ndi kubona. abafana mwuzurize 25 ewa buriya ushaka twigende bimeze niko bimeze. umuhungu bita Fasasi wamuvuga iki Asasi nagabaho uriya ariko ngiye n'ubundi mba ndi kubabwira kuri original kubera ko nzi ko muri abahungu bakora ko kwanza nta nonge wabo ariko bwa muri badataboje amamwande misobeze ko ndi umugaragu ndusha amaboko wese ariko nanjye wonyarusha urabyinagaza we abagomba kuba ari umucakara ahubwo ni nkuko nanjye nanga abakenesha ko nanjye ngewe ikintu nyine kitambo ntabwo nagitanga tu ariko ikintu nabasha gupevera ninde mwana w'umuntu utagipevera voilà Fasasi rero uzajya utinya umuntu utanywa umwoto shumi utanywa inzoga habe uba namumenye habe na droge nimwe nibyo nabwiye umuhungu Embassy ndakumva uretse wumve wamwumvise umuhungu ujya umbwira ngo nzane nkaho bidahagije kubyumva ijoro ryose urumva ku bwa kera tukiri n'abahungu tugityaye noneho ngewe n'imikandara yanjye nyimanitse ahantu natangira kwimukamuka bro umukobwa wibona ijoro ryose ari vierge n'irindi umwaka 2-5 ariko se faye utabeshe koko ni ukuvuga nta gikoresho na kimwe ajya afata uriya mukoboyi ariko se muhire Nta na kimwe mana. muhire Sunday thank you Sunday Yo. iyo ambwiye kumuhamagara ngo tumucunaguze mubwira ngo iki kumaraka menshi cyane Mubwira ati umuhungu ntacyo haza inshuro umubaza. 20 ku munsi ariko kurana kandi arakoze cyane ariko hari nimero ya fire muri screen Sunday ndakwizera bose muhire oya mbese nemera oya Fireman kuba bikonfirimye ngewe ariko n'ubundi DPG nagiragaze hano tumukandira akanyenyeri nicyo kintu nari nshaka urumva Weho bitegure n'ubu uri tayari. n'ubu uri tayari utagiye gucuna urabone n'akandi kantu urabure uvuga ngo urumva abahungu tuba tunatandukanye urumva
Yeah. kubera ko buriya ndi n'ikirandi n'imbobo urumva ko mba nakandagiye no kuri wa musozi w'agahinda nacishijwe bugufi araderineri puissance urumva urakoze cyane bro abakobayega batabikozwa buriya DP ari so genius byatari ku buryo nago yaciringana n'ikigo nyine tout simplement tu urakoze cyane ariko ngewe je peux même se faire un imbécile pourquoi pas byanwara iki ako se navuze ngo iki muhire Yo, ariko muhire no yo. njya mbabwira ngo iki wenda ngiye umutekereza Oya ko Jay umva Yeah, ngo no. Jay Fireman ngiye ndabikomfira Jay ntabwo Jay mbasi narabimubwiye n'ubundi yanga ngiye kumva. namufanaga kuva kera urumva Fire mu bantu nafanaga wowe Riderman na DPG ngiye nibo bantu nakuze abantu bro nemera kabisa na Buddha ku munsi w'imperuka buriya Buddha kuri Bulldog ku munsi w'imperuka bro ku munsi w'imperuka bizaba bimeze bite iriya ndirimbo papa narayicurangaga ikavamo wongera nkayitangira urumva sasa rero DP urumva yeah. diplomate we impamvu mubona n'itsimba nyine adashaka n'iki njye nigeze no gukata amatike hari abantu kiba cyaranarenze urumva Fire hari abantu kiba cyaranarenze avuga ati ariko none hari igihe yigeze kuza kuririmbira ahantu mu rumuri za Gicumbi urumva za Gicumbi za Byumba njye wari gukata amatike gutya muri za kera cyane ndi gukata amatike umukobwa icyo yaje yambaye jumper hari jumper zari ziharawe zimwe zigira mask ya hano imbere umuhungu rega kugira ngo uzabone face ye biragoye yaje yambaye jumper bro ifunze kabisa hano imbere zimwe zazaga zifite mask hano y'umweru imbere iriya jumper ifunga imashini nyine ariko ikabifite ahantu urebera bro yaraje akubita kuri stage arinda asoza atarafungura ngo abantu bamubone ahita anacomoka yanakubise nk'iminota 30 ahita agenda urumva ubwabyo Akoze muhire muhire Yo, ndakumva Jay. uwo muhungu namubwiye tunoze Fireman twavuga zero zisiga irangi oya Jay Fireman ngiye kuba confirm kandi urumva n'umuhungu babanye ibihe birebire umva se ni wa muhungu yewe nge tuba turi kumwe nawe sibyo ariko Jay wazo zamurara poete bana ya ma video menshi yo kuri office bari kumwe n'umuhungu ariko umuhungu wibeshye ukanagaragaza ikirenge mutabivuganye ndagaswera mama yahita guhena no ni uko nakora ntago abazongera kukwitaba bihita birangira kado Fireman yakubwiye ntago ajya aganira n'imbesire. buriya rero buriya nawe ni umuntu Abikinagira. buriya nawe ni umuntu arahagera akabikibwa akabicyana nyine nuko nawe uyizi ko hari ahantu ugera ugafera abantu bakanze cyane kandi hari ahantu ugera ugatora ibigori ntabwo muzi ukuntu duca bugufi iyo tugeze imbere iki kuri nsengero vuga ngo iyo muje igikondo murubama Jay wazamuhera poete abaye uretse ariko ubwabyo kuba mudaciringa cyane hari ukuntu umuntu nyine nawe ubona uburyo iyo muje igikondo abahungu iyo baje igikondo barubama baca bugufi ukabona nyine ntago uri bumujye kumuzeyuka tu kuko ntago yakwifunguriye n'ubundi nawe nyine ukarespecting icyo kintu ariko nawe hari aho agera agafunguka uko biri kuko nta muntu twese tugira kamere ariko aracyatuye hari igikondo hamwe bita mu rutoki nyagituye simbizi simba nshaka no kubimenya ariko se uyu muhungu zamura desire uzamura design sa mbona hari Mr Desire hasa ya dizango yo arimo kwandika mu muzamure ya nta kintu kiri kunshimisha nko kubona agapote ari hepfo umuhungu wa muzika muhiwe ni gushimisha cyane Mr Desire yora welcome bro aho hari nimero y'umusaza muri screen hari buri kimwe cyose uramwemera nabi oya ariko vayo yarabizi namuhaye Grammy mu mutima wanjye mwibwire ubwenge